avuze ati izina ryawe ryo riragabura wihangane turirishe turakwanga ariko tuzaririra kuvuga ngo nawe ubizemo wapi wihangane ugende uko wawe reka nivugira imirimo myiza imirimo myiza Bibiliya ivuze ijambo rikomeye iravuze ngo hahirwa abantu bapfa urupfu rwabo rugapfa bapfiriye mu mwami bw'imirimo yabo myiza ikabaherekeza. Iyo tuvuze imirimo myiza ni iki? Ni ibikorwa byose umuntu akora mu mbaraga zo kuzamura icyubahiro cy'Imana. Igihe cyose uzakora ikintu cyose ariko icyo kintu kikaba nta cyubahiro cy'Imana cyazamukiramo, egari towa zero. Noneho wa mukumbi mutoya wumva ururimi mvuga, twebwe turabi Imana yaremye. Umva icyo yaturemeye. Umva ikintu yaturemeye. Yaturemeye imirimo myiza. Ntabwo yaturemeye umurimo w'Imana. Imana yaturemeye imirimo myiza. Ariko iyo mirimo iyituremera ishingiye mu murimo wayo ari we Kristo. Niyo mpamvu avuze ngo muri Kristo. Kugira ngo iyo mirimo noneho dutangire tuyigenderemo. Ndi ryari umuntu agendera mu mirimo ye sibyo? Iyo wowe wakiye umurimo w'Imana muri wowe, hanyuma wa murimo w'Imana utangira gukoresha imirimo myiza nk'uko uwacu yabyanditse. Yego. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Urumva abangaba haje confusion. Baramubwiye ngo dukore iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Tega amatwi ntaza kubasubiza. Bo baracyavuga ngo hari ibintu bari kwita imirimo y'Imana, ntabwo ndagira ku mirimo myiza. Ariko ubundi nta mirimo y'Imana ibaho. Habaho icyo bita umurimo w'Imana. Ni umurimo Imana ikorera mu muntu. Ni uwuhese. Nuwibibora cyangwa nuwitabora aribwo bugingo buhoraho. Yego. 29 arabasubiza ati Yesu ahita abasubiza umurimo w'Imana nguyu. Urumva ko aradistenze we ntababwiye ngo imirimo y'Imana, aravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Voilà. Wabyumvishije? Yego. Ibundi umuntu nakuvuga ngo ngiye mu murimo w'Imana, ujye umubaza ngo awugiyemo hehe. Ubundi Imana n'ijuru ntabwo barikorera. Hahirwa umuntu witeka yize gute atoranya akamwiyegereza. Umurimo w'Imana rero reka nkubwire abantu, ni nawe yatumye abigishwa bavuga ati nimugende nkorere muri mwebwe mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza, mubizeze, mubabwire ibyo nababwiye. Nibyo natwe reka dukora. Yes, ndagusuje kandi muhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Gubwa neza wo dusengera, wo dukunda, wo sharinga ibiganiro byacu, wo ukagukanda like kugira ngo tumenye nimba wakunze iki kiganiro, ariko kandi na YouTube igiremo uruhare mu kucyamamaza ku bantu benshi. Ntukabure ku Mwuka Wera icyo wabukora cyose kugira ngo uyu murimo dukora ukomeye kuri uyu mugoroba w'isi. Twe tubibutse ko turi abantu batumwe ku mukumbi mutoya, ntabwo turi ababwiriza b'abantu bose. Ubu kuri uyu mugoroba w'isi muri iyi mpera y'ibihe turi kubwiriza umukumbi muto. Reka rero tubashimire ko mwemera kubana natwe mu buryo bumwe n'ubundi no kwifatanya natwe. Ntimukabure ku Mwuka Wera ibihe byose n'ahantu hose. Tuje muri Gospel Talk kandi ibyo ni ibintu mumenyereye. Ngiye kuri mikoro ndi Masengesho, kuri kamera zacu uwo mureba ni Prince Robert. Reka nawe mwakire abaha ikaze kandi natwe tumuhe ikaze, birumvikana tuganire mu izina rya Yesu. Bahaye ikaze, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Yego. Numva nishimye muri no minsi igufwa riri gusubira ku igufwa ryaryo, riri gusanga irindi ryaryo. Umubiri rwose uri kuzaho. Imana ishimwe. Birashoboka ko mu minsi mike arayumagaye nayo yayo kongera akavuga. Agomba kuvuga mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda rero, bahaye ikaze. Imana ibarindire imibiri. Yego. Ibarindire ubugingo n'umwuka wanyu n'ubutunzi bwanyu. Nukuri ntibukazeho umugayo. Abo turi kumwe muri gahunda, abumva ururimi tuvuga, tugiye kuganira. Aho ukuntu kwibera umushumba w'umukumbi muto biryoha. Nta mvune ziba zirimo. Nyirurwuri aba yarashyize abantu batazajya barenga cyane. Avuga ati mujye murishiriza. Hari abantu baba bashaka kwisanisha n'ibyo batari byo, bikanga
wavuga ubutumwa bwiza kumva zabiranijwe n'uburakari bati nari nayobye n'ikimenyimenyi reka nsige mpitumye. yego dufite ingero z'imirambo y'amadubu abashaka kwinjira mu rwuri ariko bikanga iteka ashimwe yakumva ati wakintuza we uri umuyobe w'amaraso ya Yesu akugiriye gutya kumenagure wakintuza kavuga ati nk'uyu koko Roba ntabwo nshaka ko dutinda nyine mba ngira ngo tubivuge hakiri kare kugira ngo abantu bose bataza kugira ngo ibi birabagenewe. Niba utari mu mukumbi muto ukaba utari no mu nzira zo kuza mu mukumbi muto, ibi ntabwo bikureba pe. ntabwo imbwirisha numva wenda n'imbwa niyo yarisha ariko intare yo ntirisha. Kereka intare zisha. Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ibiryo by'abana b'Imana ntabwo umuntu abiba akwiye kubijugunyira imbwa. mureke intama zibe mu rwuri zirishemo nta mbwa irisha. Rero ntama za Kristo yego dore ubwatsi ngubu. muze tujye mu cyanya twumve icyo umwuka w'Imana aganira natwe babandi bumva ijwi rya Yesu banamukurikira hajya hose. Robert, hari ikiriho usanga abantu bavuga ngo turi mu murimo w'Imana, abandi bati rwose turi gukora umurimo w'Imana, mutebuke tujye mu murimo w'Imana. Ese Robert, ibintu byose abantu bakora mu izina ry'Imana ngo babyita umurimo w'Imana, ku ruhande rwawe n'abagukurikiye uko dushaka kubaganiriza cyangwa se uko ijambo ry'Imana ribivuga, umurimo w'Imana ni iki? Reka twifashishije Bibiliya hanyuma umuntu ukurikiye iki kiganiro namugira inama yo kutagicamo kabiri ngo ahita agenda keretse abatakigenewe. Ariko umuntu uzi ko ari mu mukumbi muto yicare muri iki kiganiro, umwuka w'Imana agiye kutwigisha, turaza kugisoza umuntu amenye gutandukanya imirimo myiza, umurimo w'Imana n'imirimo y'umwijima. Araza kumenya niba yakoraga umurimo w'Imana, niba yakoraga imirimo myiza, niba yanakoraga imirimo y'umwijima. Nta mirimo y'Imana ibaho, habaho umurimo w'Imana. Ahubwo hakaba icyo bita imirimo myiza ariyo abantu bitiranya n'imirimo y'Imana. Somera Yohana 6 uhere kuri 27. Yohana 6:27 haravuze ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho. Tugende gakeya ntago njya niruka ku ijambo ry'Imana. Abantu nimwitwa ko mutangiye gukora, nimukakorera ibiryo bishira. Buriya ari abantu dufite mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye bashyize muri gahunda yo gukora, ariko imirimo yabo ikaba ishamikiye mu gukora ibishira. Sibyo? Gukorera ibishira. Kugera ku rwego umuntu ashyiraho akazi akajya mu cyitwa umurimo, ariko umurimo ushamikiye mu by'inda. Ejo twari turi kuganira ndi kubabwira ukuntu abantu Bibiliya yabasabye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, bagendanye nawe kuwa mbere abahaye imitsima bati uyu mutima ni sawa. Bigiye imbere bavuga ati imitsima yahindutse, mugere ikirenge mu cyanjye. Bati oya, turashaka kugira umutima umeze nk'uwa Bill Gates. Turumva imitima yacu inyotewe no kugira umutima umeze nk'uwa Elon Musk. Hano mu Rwanda turashaka kugira imitima inetere iriho ibinure nka ba Rujugiro, nka Sina Gerard. Iyo niyo mitima dukeneye. Hanyuma Satani nawe yegera abapasiteri batangira gukora icyo bita imirimo y'umwijima, bayita umurimo w'Imana. Imitima bayigira ibinure ishaka ibishira, ku buryo umuntu aza ati iwacu ku rusengero iwacu bavuga Imana neza, amasengero ni bite? Ati iyo mama kubwiye visa already kwa mbere bayabonetse cyane. Ati yavuze ati donc imitima yabo inurirwa, yuzura ibinure byo gukorera ibigira gute ibishira. Akira muri barabaza ngo ntimukorere ibishira, ahubwo mugire umwete wo gukorera ibitagize gute ibidashira. Komeza. Hari umuntu njya numva ngo yakoze ubukwe bwiza disi, ngo ni ukuri ngo Imana yamuhembye. Kuzi ngo Imana yamuhembye ngo umugore mwiza, Imana ngo yamuhembye akazi keza. Urumva? Ariko twibutsa abantu ko uyu uri kuvuga aya magambo ni nyiri itorero.
umwami w'abami umutegetsi utegeka abategetsi yego uw'iyo mirimo mukora muyitirira niwe uri kubabwira ibyo mugomba gukora n'ibyo ubu turi kwinjira kugira ngo mwinjire mu murimo yego mumenye ngo uyu murimo nkoze ni umurimo w'Imana yego ni umurimo mwiza cyangwa ni umurimo w'umwijima yego kuko turaza kureba iyo tuvuze ngo umurimo w'Imana iyo tuvuze ngo umurimo w'amasengesho nk'ubu n'urugero umurimo wa Robert ni uwo kuvuga ubutumwa bwiza akaba n'umu YouTube yego nkura mbibabwira ko ngende umu YouTuber ntihaho riva sibyo Yego. ubwo uwo ni umurimo wanjye yego mu gihe wowe udukurikiye ushobora kuba uri umudozi ubwo uwo ni umurimo wawe Yego. urugero nka Betty ni umudekorateri yego sibyo Ahubwo- decoratrice niba ari sibyo yego donc akora decoration yego mumugane abakoreye decoration cyane uwo niwo murimo we noneho reka turebe icyo bitwa umurimo w'Imana umurimo w'Imana ni umurimo Imana ikora Yego. ntabwo ari umurimo masengesho agize gute akora aka kana abantu bakumve neza umurimo w'Imana ni activite z'Imana si activite za masengesho yego ni niyo mpamvu masengesho iyo yinjiye muri Kristo Yesu Yesu amubwira ati tuza genda gake utaza n'ibintu byo kunkorera njye ntabwo bankorera ndashaka kwinjira muri wowe akaba ari njye utangira gukora ndi muri wowe yego wumvisha aho Pawulo yandikiye ati Nakora ati umurimo njye wanjye sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri gute Uri muri uri muri njye bivuze ngo activite zose ziri gukora yego ni Kristo uri gukorera yego muri Pawulo si Pawulo uri gukora yego ikizakubwira umuntu rero washyizemo imbaraga iyo atangiye gukorera Imana atangira gukora imirimo y'ibibora cyangwa se y'ibishira yego bisaba ko Imana ari yikorera muri wowe ngaho ni naho ruzingiye ni nacyo kibahesha umwuka wo kurondora nubona umuntu ari gukora imirimo ye yego sibyo akayita ngo ni umurimo w'Imana Yego. ujye umurondora Imana ntikorerwa Cyane. ahubwo umuntu akorera Imana Yego. mu Mana ikorera muri we yego niyo mpamvu nubona umuntu yazamuye agatuza akakarega ngo iwacu ngo hari ikiganza gishyushye yego ngo imirimo n'ibitangaza birakorwa ntiyemere kwemerera ikiganza cye ngo Kristo agikoreremo hanyuma asohoza ijambo rivuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire ariko uwo murimo atari Robert uwukoze ahubwo ari Kristo uwukoreye muri Robert yego ndacyari ku murimo w'Imana komeza yego Imana ishimwe cyane Amen. haleluya kugeza ku bugingo buhoraho aha ibyo umwana w'umuntu azabaha kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo yego baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana aha urumva abangaba bagiye haje confusion baramubwiye ngo dukore iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana Yego. tega amatwi ntaza kubasubiza bo baracyavuga ngo hari ibintu bari kwita imirimo y'Imana ntabwo ndagera ku mirimo myiza Yego. ariko ubundi nta mirimo y'Imana ibaho habaho icyo bita umurimo w'Imana yego ni umurimo Imana ikorera mu muntu ni uwuhe se ni uw'ibibora cyangwa n'uw'itabora aribwo bugingo buhoraho yego 29 arabasubiza ati Yesu ahita abasubiza umurimo w'Imana aha nguyu urumva ko aradistenze Umurimo. we ntababwiye ngo imirimo y'Imana aravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu nguyu nuko mwizera uwo yatumye voilà wabyumvishije yego ibundi umuntu nakuvuga ngo ngiye mu murimo w'Imana ujye umubaza ngo awugiyemo hehe ubundi Imana n'ijuru ntabwo barikorera hahirwa umuntu w'iteka agize gute atoranya akamwiyegereza akabasha umurimo w'Imana rero reka nkubwire abantu ni nawe yatumye abigishwa bavuga ati nimugende nkorere muri mwebwe mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza mubizeze mubabwire ibyo nababwiye yego nibyo natwe reka dukora cyane ibintu ibyo twumvanye Yesu nibyo tuvuga dore ibyo yavuze aravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu ni ukwizera uw'Imana yatumye iyo hari igikorwa gikorewe mu muntu yego akizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe umurimo w'Imana uba ukorewe muri we cyane sibyo Yego. kuko hari umurimo w'Imana n'uwuhe ni uguhesha abantu ubugingo buhoraho ndetse bwije niwo murimo w'Imana mu isi reka tugende noneho gakeya yego
ndakeka noneho ubu abantu bumvishije icyo bita umurimo w'Imana. Umuntu nakubwira ngo ngiye mu murimo w'Imana, ujye umureba ese Imana ikorera muri we, uhita umenya ko avuze ibyo atazi. avuze ibyo atazi, ahubwo ashobora kuba agiye mu mirimo myiza, kuko nayo Imana ari wowe wo kwizera, ntibisaba kujya ahantu. Ntabwo kwizera bikorwa n'amaboko n'amaguru no kugenda no gutega imodoka n'iki, oya. Kandi ubwo twongere tubabwire ngo muzatuzanira ibyanditswe byera. Yego. Mutubwire muti oya murabeshya, dore umurimo w'Imana nguyu, niyo mpamvu ibyo tuba duvuga ibyo musomye Yesu yavuze sibyo. Sibyo, dore ibyo yavuze. Bari bamubajije. Yego. Reka mfate nk'urugero rwa hafi. Hari ahantu hitwaga Iyopa. Yego. Hari umugore bamwitaga Tabita cyangwa se Doruka. Yego. Uyu mugore yakoraga icyo bita imirimo myiza, ngo akadodera imfubyi, abapfakazi n'abakene imyambaro. Urumva umurimo wa Doruka yari umudozi nk'uko nagumye mbivuga. Yego. Noneho iyo Imana ihamagaye umuntu ikamuha ubugingo buri fresh, ubugingo bugira ibintu biba muri we, Imana imuragiza mu gukura abandi mu makuba. Yego. Bibiliya ivuga ngo dore umumaro w'umuvandimwe nta wundi ni ugukura abandi mu makuba. Oya, n'ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera. Yego. Noneho Imana iguha umucyo, ikaguhura umurimo ubugingo mu murimo yakoze muri wowe, igashyiramo icyo bita impano zigiye zitandukanye. Iyo ya mpano yawe uyikoresheje abandi bakayiboneraho umugisha, nicyo bita umurimo mwiza. Sibyo? Uyu munsi hari umuntu umeze nka Tabita uzi kudoda cyane, uri kumva? Ariko hari undi muntu Imana yashyizemo urumuri rwo kuvura, akavura abantu, umuntu akaba yaramugannye ababaye, ari gupfa byumva, kuko hari igihe umuntu apfa nk'iyo umubiri ukumbuye ahantu wavuye akahishura arwara, akaba ati ndumva nshaka gusubira ahantu navuye cyane. Sibyo? Hari igihe rero usanga umuganga akagufasha kwakunda gukayaringa kwakira akwitaho, uri kumva? Uwo murimo akoze ni umurimo mwiza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abayikoranye urukundo bazayihemberwa. Noneho abayikoranye kugononwa bizashya. Sibyo? Somera Abefeso 2. Izo nkuru za Tabita na Nuza cyangwa Dorcas ziba mu byakozwe n'umwa 9, igice cya 9 guhera ku murongo wa 36 kugenda. Somera Abefeso 2:10. Abefeso 2:10 haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Noneho wa mukumbi mutoya wumva ururimi mvuga, twebwe turabi Imana yaremye. Umva icyo yaturemeye. Umva ikintu yaturemeye. Yaturemeye imirimo myiza. Ntabwo yaturemeye umurimo w'Imana. Imana yaturemeye imirimo myiza, ariko iyo mirimo iyituremera ishingiye mu murimo wayo ari we Kristo. Niyo mpamvu bavuze ngo muri Kristo. Kugira ngo iyo mirimo noneho dutangire tuyigenderemo. Ni ryari umuntu agendera mu mirimo ye? Sibyo? Iyo wowe wakiye umurimo w'Imana muri wowe, hanyuma wa murimo w'Imana utangira gukoresha imirimo myiza nk'uko uwacu yabyanditse, ku buryo umurimo w'Imana utajya kuguha ati byuka jya kwa muganga, hari abantu barwariyeyo, teka bashyira ibyo kurya, genda urebe, hari uwabuze amafaranga y'umuti wo kumutera, hari uwananiwe kuva mu bitaro, guruka vuba vuba, hari uri muri gereza, guruka, hari imfubyi yabuze minerivare. Wa murimo wakorewe muri wowe wo kumwizera agatangira kugutwaga bati jya kwishyura umwana amafaranga y'ishuri ari cyane, gira vuba vuba. Niyo mirimo ku munsi wo guhembwa niba warasomye, Yesu nabyo abishyizeho declaration ukuntu intama n'ihene bizahembwa. Azavuga ati mbo urugi rw'ihene nguru, urugi rw'intama nguru, imenya amasega yaranayihoreye nigeza nayavugaho, n'imbwa yarazihoreye kugurumana aho ngaho hasi. Isi yashize nazi wone kare kurizishyiramo karuvati, Imana imbabarire ni karuvati yayo bayita ngo icyari, bayita doge kora, iyo yarazihoreye yaraziretse. Sibyo?
arangije aravuga ati intama nzazihemba, nizimara guhembwa zizajya zibaza atari ibi bintu twabikoze ryari. ariko ubwo uzi ko utumye nsubiza amaso inyuma ko Yesu yazanye intama akazana n'ihene, abungeri b'ihene bari abaragiraga ihene ihene zo n'ubundi zizaba ziri mu rujijo kuko buri ihene nyinshi nta kintu ziba zirahanura, ntayo twaza tubona turi kuba ati bayikubitiye muri ADEPR barayihamya. niyo mpamvu ihene zizabaza atari ko se ko natwe twari tuzi ko turi intama ariko abungeri bacu batubwiraga byagenze gute ko twaririmbaga none se Yesu yarabibabwiye abantu baze gusoma Matayo 25 bahere kuri 30. Yego, baze kuhasoma ngo zizavuga ate ko se byagenze biti byese ukurobanura ku butoni twigeze tukubona ryari ushonje se nese twigeze tukubona ryari wambaye ubusa cyangwa uri muri gereza ko twabonaga ibyo ingeri wacu yatubwiraga. yego, yari duhagaze imbere yatubwiraga yatubwira ngo ni imirimo y'Imana turi gukora tuzabihemberwa, none ibyo wowe uri kuvuga n'ibiki ati oya nari nshonje ntimwangaburiro nena atari ko twatanze cya 10 wese ko bari batubwiye ko gufata umutambyi kugira byose ari wo murimo w'Imana ngababwiye ngo oya ndababwira yuko ntabazi ubwo mutabikoreye barya bari boroheje mwari muturanye babandi ndababwiza ukuri yuko atari nge mutabikoreye ngo rata ntama zanjye Dorokasi we nimwiyizire muze mbahembe muhabwe ingororano. Kwa muganga narababonye. Iyo usomye ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 10 haravuze ngo mugende abantu batangiye kujya mu murimo, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu Yesu Kristo. 2 mumunezeze muri byose. 3 mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Pawulo yandikiye Abagalatiya arabasobanurira abereka imbuto z'umwuka wera n'imbuto z'imirimo myiza. Ndagira mbwira abantu ko ibintu umuntu abiba ari byo agira gute asarura. Ubibira mu mubiri kandi asarura kubora, n'ubibira mu mwuka asarura ubugingo buhoraho. Ubu ndi mu mirimo myiza, umurimo w'Imana ndakeka abantu bawumvishije cyangwa nongere nwitseho kangusobanure kugira ngo abantu babyumve neza. Umuntu witwa Yohana yaranditse yagiye mu munsi w'umwami Imana abona inama mu ijuru yabaye, abona konferansi ikomeye. Buriya mu ijuru hajya haba inama z'agataraganya ikomeye gusa ubwami. Baravuga ati ndabibonye Satani aramunesheje aramutsinze pe, ubwami arabumwambuye. Aravuga ati ninde wakura aba bantu mo akagahato k'icyaha. ngo Eva buriya yakoze ikoze yafashe ubwami bwatakira nakira tuhererekanye. Buriya niba hari ikintu Imana yarahaye umwana w'umuntu ikongera ikakimusubiza iyo agarutse muri Kristo Yesu, maze ngibi byo nabivuga shiza amanga. Niba hari ikintu gikomeye Imana yahaye umuntu yongera gusubirana asubiye mu murimo w'Imana ariwo kwizera uw'Imana yatumye, nukongera kumusubiza ubutware. Dejo Imana imaze iminsi iri kunsura amasenge ikanyigisha kugera ku rwego insubiza no mu ngo bya Edeni nkajya kureba uko byari bimeze. Uzi ko Imana yari yahaye umuntu imbaraga zitandukanye n'ibindi byaremwe byose bibaho. Yaravuze ngo mureke tureme umuntu agira ishusho imeze nk'iyacu exactement, ase natwe, yambara imbaraga nk'izacu. Imana igera ku rwego imukatira n'ubutware amuga ati nawe guhaye gutwara isi, uyiyobore uyigenge, ibintu byose ubyita amazina ubitware byose. Uzi ko umuntu ari we muntu wenyine ugira ishusho ijya kungana n'iy'Imana. Uzi ko umuntu afite imbaraga zishobora kubera hose icyarimwe. Masenge ubu uvuye hano ukajya urabona hari iwawe kuva hari hasi ugera iwawe hari ibirometero bingahe? Kuva hari hasi nko ku muhanda
urasese nka kimwe n'igice. ninde ubishushanyije ko turi kumwe mu kiganiro? Ni ibitekerezo. Ubu mvuyeyo. Ubu mvuyeyo. ninde ubishushanyije ko twicaranye hano mu kiganiro? Ubu mvuyeyo. Uko nyine mvuyeyo. ngo Satani arangije abwira umuntu avuga ati mereza ngo uhereze icyaha cyonyine, baragurana. ngo Imana ibonye ibintu bibaye ku muntu, ngo urukundo rurayisaga, itangira kugira ati ndakora iki, ndinjira mu murimo gute? haba ati si ibi bintu byagenda gute? irareba ngo ireba mu bamarayika bati ninde wajya gukora uyu murimo? haba ati oya Uwite, iki gikombe turebye twitegereje, reka reka ibizima bati tuzaye tukumye tukuramye tuguhimbaze tuvuge ko wera, ariko umuntu ntago twamucungura. Pe rwose aho biraturenze. ngo Imana iricara iza no mu isi iratestinga, buriya utagira ngo yageneraga na Aburahamu itari gutestinga. Ngati Aburahamu ariko nkurikije ibintu akoze ibigirwamana byo kwa Tera, ngo batambikanye kabiri ngo ageze ku gicaniro arasya Kubita igitotsi. gatabura Igitambo. ivuye mu cyokoza ndaguhemba kubasekuruza wabizera, ariko biranzi ibyo bintu rwose ntabwo bivuyemo pe, ntabwo bagejejeyo. hagati mo ngo Mose yarakuze urangije abata, ariko hari ibintu ndi kwiyumvamo. Imana atari kuyuza ntibagendana, arebye kugeze hagati Mose nawe atisha ageze ku ni Kanani ntiwabageze, ngageze ku rutare afata inkoni bitati mwabwo butagorwa amajosi mwe ab'inzu y'abagome. Jena Aroni twabakurira amazi muri iki gitare, vutu inkoni ya mbere ayitsibura, Yesu arongera ayimutsibura. Ati si ubwo utandukaniye na bambamba nawe ntukigezeyo. Kandi ubwo burya Mose yari nk'Imana imbere y'Abisiraheli. Uzi ukuntu Imana yamwirase imbere ya Aroni na Miriyamu mushiki we, yamubwiye ngo iki? Ntabwo ati mwebwe ndabasura, mwebwe nk'abasura mu bicuku bya nijoro mukizwe, ariko uyu tuvugana live mbona nkubone. Imana iragenda igera no muri wa Dawidi, kandi ko Dawidi ko ndeba afite umutima umeze nk'uko shaka yakora, nta kintu yakora. aha wacunze Dawidi amwitegereje kuko Imana ireba azaza n'uyu munsi n'ahashize, ngabona ari kureba Mukawuriyanga ati wabona avuga ati nemere mbabarire n'abadayimoni nshakemo nibura wacu, avuga ati rakaraka twaciriweho iteka. Imana irangije Yesa mu kamero kayo, cyo bita umurimo w'Imana. nari ngugarutse kugira ngo abantu bumve neza, avuga ati kambumbura iki gitabo gucungura umuntu. Wacu yararirimye aravuga ngo murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yakunze abantu, byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Nguyu icyo bita umurimo w'Imana. Kandi masenge rwari urugamba rukomeye. Niba ari urugamba rukomeye rwabayeho rukabaho rugakomera, ni urugamba rwo gucungura umuntu. Amen. Amen. Urugamba rwo gucungura umuntu ni rwo rugamba rwabayeho. Siko Yesu bamukubise akagera ku rwego bati ibi bintu bivuyemo ndabiretse. Ndabiretse niki gitumye iki gikombe utakindenza? Niki kibaye koko wambabariye ukakindenza? Ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri. Masenge reka nkubwire, yari umurimo yagomba gukora yihariye nyine, niwe wenyine Masenge. Abadamu ntibajya bavuga ngo barababara bari kubyara. Ndi mu bantu bagize umubabaro 2018. Buri muntu wese umusonga we niwe wimenye. Ariko mwabadamu mwe niba munababara mukababara, narababaye, ndumva narababaye kubarusha. Kuko abantu bose naganiye nabo bambaye sonde bakubwira ko iryana kurusha inda. Nari nambaye izi ebyiri, izi yego narababaye. Ariko Masenge mu mubabaro wanjye sinigeze nibura nahagira ngo nduhe ngere ku rwego nibura ibyuya byanjye bivanga n'amaraso, biba amaraso. Ntabwo byari gushoboka.
oya no mu mateka y'isi mu bantu bose bashyizwe mu mibabaro ikomeye na ziriya ntumwa zose zishwe zitorutiwe mu buryo butandukanye, nta muntu nigeze numva wabize ibyuya bisa n'amaraso ngo n'amaraso asohoke mu byuya. Nawe we no mu rupfu rwabo nubwo babakubise bakabababaza, ndakeka nta muntu ugeze urupfu rungana nk'urwa Yesu. Na biriya bisambo byari biri kumwe ntibyigeze bigira umubabaro w'urupfu umeze nk'uwa Yesu. Umugabo bahereye mu gitondo bamwica, mu rukerera ngo nibwo bamufashe batangiye ubwo saa 9 batangiye bamwica cyane, bahereye kumwica saa 9 za mu gitondo bugiye. Umunsi urashira amasaha 12 kuko saa 9 nibwo yari atanze ku musaraba, none hacuritse umutwe avuga ati ndabirangije, game over. Urumva nibwo avuze ati ndabirangije, ari bwapfuye guhera umuntu bize. Buriya hari igihe mbona abantu bafata uyu murimo Yesu yakoze bakawutesha agaciro, bamwe bakirwa banamubumba bamuzengurukana, nabanye none baranamwubashye bashyiraho akabindo. Ariko mutekereza icyatumaga abagore bamureba bakareba ku ruhande, yari yambaye ubusa buri umwana w'umujene w'umusore w'imyaka 33 cyane. Ariko ndashimira imbaraga zamuzuye, imbaraga zamuzuye nizo zatuzuye, imbaraga zamutsindishirije nizo natwe zadutsindishirije. Ni iki cyatumye tumwizera? Nguyu umurimo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yagize gute yatumye. Ibyo bintu byo kumva ko uzamugura amafaranga, ibintu byo kumva ko hari amafaranga uzatanga ukamugura, icyo ni ugutesha agaciro amaraso ye. Kwamukubitaga inga amasenge, inga urazizi nizimeze gute? Inga ni biriya biboko biba birimo insinga ariko zimeze nk'indobani. Zandi ni ku buryo bakubitaga zikinjira mu mubiri bagakurura gutya bashwanyaguza nyine inyama n'amaraso byose bikagwa nko hakurya iriya. Ngo baramukubise bagera ku rwego bamukubise gutwara umusaraba biramunanira. Ngo babwira Simoni ngo ngwino hano ugwanye gatatu kose, winikorere nawe twakumvanye umuhamya. Ngo Simoni akanzeho karawe atakira Yesu, kira gahunda za angaha ntagaraho kareka agarahange. Yesu ashimwe, amen. Hari abantu batesha amaraso ya Yesu agaciro. Njya mbabona hano kuri za YouTube no mu rusengero, ngumva umutima wanjye urababaye. Ngo witwa Rongiriyo yamukubise icumu mu rubavu, ngo havamo amazi n'amaraso. Ngo arangije atarukira ku jisho rye ritari ririmo. Avuga ati mwishe umwana w'Imana, ati wiwe mwishe arabahagama. Yesu ashimwe, amen. Kanigarukire ku mirimo myiza. Nta muntu shareka mbabwira usijye abanyarwanda kwirwa muheza munabeshya, nta muntu utazi imbaraga n'agaciro k'icyumurimo Yesu yakoze. Ahubwo mwamwanze mumushaka nkuko Yohana yabyanditse. Yavuze ngo yaraje azamube abe nibamwemera sha amasenge baramwanga, kandi ahantu babera abagome nibanamwanze ngo bamwangire rimwe. Bavuze ati izina ryawe ryo riragabura, wihangane turirishe. Turakwanga ariko tuzaririra. Kuvuga ngo nawe ubizemo wapi, wihangane ugende uko wawe. Reka nivugira imirimo myiza, imirimo myiza. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo hahirwa abantu bapfa urupfu rwabo rugapfa bapfiriye mu mwami, bw'imirimo yabo myiza ikabaherekeza. Iyo tuvuze imirimo myiza ni iki? Ni ibikorwa byose umuntu akora mu mbaraga zo kuzamura icyubahiro cy'Imana. Igihe cyose uzakora ikintu cyose ariko icyo kintu kikaba nta cyubahiro cy'Imana cyazamukiramo, egari towa zero. Nubona hari umuntu wambitse ukabona uwo muntu ntanazamuye icyubahiro cy'Imana muri kumwe, zero. Ubundi iyo ugaburiye imfubyi yari igiye kuburara, ngende mu bantu babikora ubushakashatsi, ntabwo iyo mfubyi gushimira before iramanza ikazamura ijwi ryayo ikabanga Imana ishimwe ko nangiye kuburara. Kandi niba hari ikintu Imana yiyemereye ubwayo, yaravuze ngo ngewe ndi se w'imfubyi. Ega nicyo kinamenyesha ko atari wowe ubikoze, ari Imana ibibikoreye muri.
ni niyo mpamvu ugomba kubanza gushimwa agashimwe nyine wowe ukaza nyuma wowe gikoresho nese nk'iyo umuyede arangije akazi ntajya guhembesha iby'igikarayi yakoreshaga akaza kuba bireba nyuma twebwe ni niyo mpamvu tutemerewe kwirata ngo twakoze kwishyira hejuru. Imirimo y'Imana se, imirimo y'Imana gute? Imirimo myiza ni Kristo uyikorera muri twe. Si twabisomye se kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo mirimo twebwe tukora icyo bita kuyigenda turi ibikarayi. Umva icyo Paulo yavuze mu byakozwe n'intumwa 17:24. Vuga. Yaravuze ngo Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Yego. Iyo kuko ari umwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ako si Imana mwayikorera iki ko n'ibimasa by'ibirarashyamba ari ibyayo? Iki Imana idusaba ni ukugira umutima umenetse, ubundi Imana ikagenda ikorera muri twe ishyira ako kantu mukumve twebwe icyo twemeye, icyo tubarusha. Abandika indirimbo mujye mwandika n'ibyo tubwiriza, ariko twebwe icyo tubarusha tubarusha muri byose kuko ari ibintu byasezeranijwe dufite, twemereye Kristo. Aba muri twasigaye abana natwe agatangira gukora imirimo ye muri twebwe, turi ibikoresho by'Imana. Niyo mpamvu n'icyo dukoze cyose icyubahiro kiramugarukira. Urasanga umuntu arigangarika kurumva. Muntu witwa Elisa yarigangaritse kandi Imana yaramwemeraga. Yarafite imigabane 2 ya Eliya. Haravuga ati mureke namanaze muraza kubona ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Imana avuga ati utanamukozaho n'izo ntoki niba ari ibyo ngibyo cyane toka. Kandi abandi yarasanzwe bakora uga tutanamukozaho n'izo ntoki gahunda arakira. Ngiye gukoresha ikidendezi urukumva nkoreshe n'imibare yanjye, wowe n'ikimenyimenyi n'amaturo yazanye uribeshye ugakoraho na rimwe. Subireyo kubera ijambo rimwe gusa ryo bati muraza kumenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Hakugira ngo avuge ngo harimo Imana, harimo umuhanuzi. Imana avuga ati nta kibazo taraza ndamukiza ariko nibyo yazanye niwe ndakoresha ikidendezi kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka. Rero igihe abantu babigangaritse ngo urumva hari igihe tubona abapasiteri urumva ngo nitwe ngo tubahesha ngo umugisha ngo nitwe tubageza ku Mana. Yihe mutugezaho ko twese turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana iyo Mana muduhuza. Ahubwo reka ninjire ku cyitwa imirimo y'umwijima. Uzahura n'umuntu akubwira ati roba bitese ni byiza mwana harya ugira kamera yenda yifite, hanyuma se wamfashije ukuntu umusaza uri kumva gute se papa wanjye mu Bugesera hari utwana turiyo uri kumva ndashaka kugira ngo mwana dukora umuti. Uwe se bro urumva turatwana turafata kahunga 2 tufate ni turitiro nka 2 uri kumva aba diaspora hazashya umusaza uri kumva hayati. Ibibiri iravuze ngo ikiganza cy'iburyo nigitanga ikibumoso nikikabimenya. Agaturumva ningero wafashe umwanzuro ngiye rwose mnitwa umuhanzi runaka uyu mwana wajize urumva amashuri yose kapo kwari kamera mushyire kare kamera babone ko ndi umuntu ukaze. Iyo niyo biti imirimo y'umwijima. Imirimo y'umwijima ni iyi, ni imirimo yose ihagarariye kamere mu muntu. Nukwiba n'indi mirimo yose idahamya ko Yesu ari umwami n'umukiza, yambaye akamero k'umuntu urukumva akabambwa ku bwanjye Robert akazuka imbaraga zamuzuye akaba arizo zinkoreramo. Umuntu wese ukora umurimo udaturutse mu isezerano Imana yagiranye n'abantu, Bibiliya ivuga ikiravuze ngo simbasiga nk'imfubyi ndabaha umwuka wanjye uwo nguwo naza azabigisha. Umuntu wese utarigishijwe n'umwuka we ari mu murimo w'umwijima cyane. Umuntu wese umwuka we atajya yemeza iby'ibyaha umwijima cyane. Umuntu wese Imana itajya yenda kubyase ngo imuhereze hanyuma avuga ibyo yahawe kumenya umwijima. Umuntu wese unyongobeza ubugingo bw'abagenzi be umwijima. Yesu ashimwe. Umuntu wese uvuga ko Yesu atazutse umwijima. Ubahindura inkubwe ebyiri kurumirwa bamubungana bamwikoreye n'urubindo ngo yarapfuye gusa
kubita mu gatuza bakaguruka. ati wihangane ariko rero nubwo nkugendana mu gatuza ntabwo wambuza kujya mu bapfumu, ntiwambuza kunywa akayoga, bambwa aho ngaho ku ishapure ntuze kurenga izo mbibi, naho ngaho ngomba kugutanga umanike mu modoka, cyo gumaho nimvamo ngiye kugitwa ningirira cyangwa ngiye imodoka nzayisambanira amari kumanitsemo ntuzajya uzana amatiku uzigera uzana amatiku. Pawulo yarababajije aravuga ati ariko ubu iyi niyo foto mwabonye, mwamubonye nk'upfa gusa cyangwa mwamubonye nk'uwazutse? mumubone nk'uwazutse. ariko masenge uzi ukuntu Imana yakoze ibintu by'imbaraga, uzi ko Imana yafashe ibintu byayo ikabisha mu bitagaragara, abantu bakajya bagumya bagenda bati uriya ni umunyenimba wamenye n'imibabaro, uriya nakigenda n'uwa feke uriya ni uwo kumubaji. ariko naje gukurikira amakuru, Bibiliya yaramuhamije, abamuhanuye baramuhanura, bangwa umuryango wa Yuda harimo igishyitsi cy'intare. buriya hari ukuntu Yohana ngo yagiye mu ijoro aramubona, ati uzi ko twakubonye nk'umwana w'intama, kumbi uri intare. rega yerekana nk'umwana w'intama aje mu mahoro. uyu munsi hari imirimo y'umwijima, hari imirimo y'umwijima igera muri 7 ngiye kuvuga. uwa mbere umuntu wese uzabona mu buzima bwe cyangwa uziyumvamo, uko isake bisaba kwiyumvamo no kwibona. umuntu wese uzabona amasengesho cyangwa umuntu wese uziyumvamo umutima wo kwishyira hejuru, uwo muntu ntazaza kubwira ngo ari gukora umurimo w'Imana, jya ushyiramo towa, nta murimo w'Imana uri muri we, uwo murimo uri kumwakamo n'uwa Satani. niwe wavuze ngo nzazamura intebe yanjye nyisumbishe iy'Uwiteka. umuntu wese uzabonana umutima w'uburyarya n'ururimi rubeshya, uwo muntu azaba ari mu murimo w'umwijima. wese aho uzamubona nashaka aba ari ikizungerezi, mumwita nyiramwiza, mubona ari iki kabisa ariko afite umutima w'ururimi rubeshya, uwo muntu ari mu murimo w'umwijima. umuntu wese ushobora kugambanira mugenzi we, akagambanira mugenzi, umuntu wese urwanya ubutumwa bwiza mu buryo bumwe n'ubundi, uwo muntu nawe ni imirimo y'Imana. nubona umugabo w'indarikwa uhagarara akaza guteranya abantu, ngende umudive, ngende umupene, ngende umukatolike, ngende umusilamu, kandi akashyira imbaraga abantu bose mugomba kuba abasilamu, abandi mugomba kuba abakatolika, utabaye abapene murarimbutse na mwijima. umuntu ni nawe mubi, umuntu wugurura amarembo y'ikuzimu, akafungura abantu gashyiraho amarido asize amarangi ati mwinjire nta ribi, umunuko imbere ari tabi. kandi n'umusoje ikiganiro, reka dusoze dushimiye abantu bose baba badukurikiye. Roba, iki kiganiro kirakomeye kandi umwami w'amahoro aguha umugisha, kandi aho umugisha n'abantu bose bari badukurikiye. mumenye gutandukanya umurimo w'Imana, imirimo myiza n'imirimo y'umwijima. nizere ko nta muntu uzongera guhirimbana yirukanka ngo agiye kuririmba muri korari ngo agiye mu murimo w'Imana, cyangwa se ngo agiye muri byo. ahubwo hari akandi kantu ngiye kubabwira, ikintu cyose uzakora harimo ibibora, zitwa bisomye urwati ebana ahangaha ndakugurije Mana nanjye uzanyibuke. donc muyikubitana imibare n'Imana, ati fata ni gift manguhe kabisa, dore ngaya ndayaguhaye umugisha wanjye nkubone. ariko materi nabonye muri cya kiganiro ati abantu mwese mugira ishyari ry'uko dutanga icya 10, muri kutunyaga imigisha y'Imana. imigisha y'Imana se usigeze n'abakoreweho umurimo w'umwijima, kuko urumva wabagezeho tayari, bazi ko kugira ngo Imana igire icyo ibaha ari uko nabo bagomba kuyiha. ese n'uwuhe mwana ko si bibyarwaho none byakora iyihe mibare? ariko Yesu yavuze ngo ntimukorere ibishira. hari abantu baza nyine bakabarenzanya akabyizi ku Mana kandi nazira zemera. hanyuma ari ingororano z'abantu bakora imirimo myiza.
Bibiliya yazitanzeho umucyo. Iravuga ngo dore ingororano z'abizera ni ubukire, icyubahiro, ubugingo buhoraho. Narabisobanuye abantu bakurikiye icyo kiganiro. Iyo tuvuze ubukire tuba tuvuze kubona Imana. Iyo tuvuze icyubahiro tuba tuvuze kubona Imana. Iyo tuvuze ubugingo buhoraho tuba tuvuze kubona Imana. Kuko ubu ibi bintu bitatu bihagarariye Imana. Iyo bavuze ngo ubugingo buhoraho ni ukumenya Kristo. Iyo bavuze ngo ubukire ni umwuka wera, nibwo butunzi bwa mbere bukomeye buruta ibindi byose. Iyo tuvuze ngo icyubahiro, buriya Bibiliya iravuga ngo icyubahiro cyanjye nta wundi muntu nzagira. Umuntu yabonye Imana wabonye icyubahiro. Niyo mpamvu ubona ba Mose bubahabwa. Buriya amasenge muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo no mu nkuko zacyo, buriya umuntu wa mbere ushobora kubahwa Imana ikamwubahisha ni umuntu wahishuriwe kumenya Imana cyane. By'ukuri umuntu Imana yihishuriye. Reka dushimire abantu bose bari badukurikiye. Nizere ko icyo ngicyo nacyo kivuyeho, ugiparitaje ugihe bagenzi bawe kugira ngo batazongera. Twongere twinginga abantu mwandika muri comment, muri beza, turabakunda, bituma tumenya uko mwumva ibintu. Ariko nujya kuvuguruza ibintu byavuzwe n'ijambo ry'Imana, basi nawe ujye uzana indi verse cyangwa se undi murongo wo muri Bibiliya uvuga uti woya kuko uyu murongo usobanura gutya na gutya, cyangwa si nkumva ni munsobanurire. Cyane cyane mwibande ku mirongo bakoresha babayobya. Kuko abantu bakore imirimo y'umwijima bahisemo kwifashisha Bibiliya nkuko na Satani yayisomeye Yesu mu butayu, kamwe ati nakomeje kumva mpata handitswe ngo nanjye reka nkubite handitswe ngo, nawe arayimusomera. Rero iyo mirongo bakoresha babayobya ni muyiduparitaje mutubwate uyu murongo batubwiye ko usobanura iki, bari kutwepinotiza. None mu buryo bw'ijambo ry'Imana bya nyabyo usobanura iki? Nawe nivuga ati Robert rero aho ndavangiwe. Umurimo w'Imana ntago ari ukwizera w'Imana yatumye. Yego. Vuga ati dore umurimo w'Imana nguyu byerekane twereke. Tumenye ko kuko ibintu. Vuga ati imirimo myiza Robert ntago ari iyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ati njyewe iwacu ni urugero nanze, sibyo? Ati iwacu ngubu iyo twagiye tugafata 5,000,000 muri korali, tukagenda tukajya muri studio bakatwestarira ya matara n'ibya bintu byose, urikumva? Numva dukoze umurimo w'Imana cyane. Ese mu by'ubwami bw'Imana uwo murimo wunguye iki? Wunguye iki? Kuyo ndirimbo mwaririmbye, urikumva? Basi yavuye mbere yuko ujya gukora umurimo ukitwa umurimo w'Imana, manza wuze uvuga ati ko uyu ni umurimo mwiza, ni umurimo w'Imana, ni umurimo w'umwijima. Imana ibamugesha. Amen.